Ku izina ry'Imana Data n'Umwana na Roho Mutagatifu, amen. Bana b'Imana, nimuhumure tube maso buri munsi, Nyagasani aradutegereje. Dore amasomo adufasha kwegera Imana. None kuwa gatanu w'icyumweru cya 32 tariki 12 Ugushyingo 2021, isomo ryabindi mu gitabo cy'ubuhanga umutwe wa 13 umurongo wa mbere kugeza ku wa 9. Koko rero abo bantu bose batageze ku bumenyi bw'Imana berekanye intege nke za kamere yabo, batwawe n'ibintu bigaragara, ntibashobora kumenya uriho, bitegereza ibyo bikorwa ariko ntibabimenyeramo uwabihanze, ahubwo birebeye umuriro, umwuka, umuyaga woroheje, urujeje rw'inyenyeri, imivumba y'amazi n'ibinyarumuri byo mu kirere, aba ari byo bita imana zitegeka isi. Ubwo bashutswe n'uburanga bwabyo bwatumye babifata nk'imana, ntibamenyeraho ko umugenga wabyo abisumba kure, kuko wabiremye ari nawe nkomoko y'uburanga. Niba kandi ububasha bwabyo n'imbaraga zabyo byarabatangaje, bari guhera kuri ibyo bigaragara, bakumviraho ukuntu uwabihanze abisumbya kure ububasha. Kuko rero ubuhanganye n'uburanga bw'ibyaremwe biducira amarenga atuma turangamira uwabihanze. Nyamara abantu ntibari bakwiye kugayowa cyane, kuko wenda bayobaguritse bashakashaka Imana kandi bifuza kuyigeraho. Uko bagatuye rwagati mu biremwa byayo bagaharanira kubimenya neza, ni nako batwawe n'uburanga bwabyo, kuko ibyo babonaga basangaga ari byiza cyane. Ariko kandi nabo ntibakwiye kubabarirwa, kuko niba baragize ubwenge bwo gusesengura imibereho y'ibyaremwe, ni kuki batashoboye kumenya hakiri kare umugengo w'ibyo byose? Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 19. Uhoraho iteka ryose ijambo ryawe rihoraho. Ijuru ryamamaza ikuzo ry'Imana, n'ikirere kikagaragaza ibyiza yakoze. Umunsi ubwira undi munsi inkuru yabyo, ijoro rikamenyesha irindi joro. Nanone nta nkuru nta n'amagambo, kuko ijwi ryabo ritumvikana. Ariko ku isi hose urusobe rwabyo rurigaragaza, n'imvugo yabyo ikagera ku mpera z'isi. Uhoraho iteka ryose ijambo ryawe rihoraho. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Luka, umutwe wa 17 umurongo 26 kugeza ku 37. Muri icyo gihe Yesu abwira abigishwa be ati: mbese nk'uko byagenze mu gihe cya Nowa, ni nako bizamera mu minsi y'Umwana w'umuntu. Icyo gihe abantu bararyaga bakanywa, abahungu bararongoraga, abakobwa bakarongorwa, kugeza ubwo Nowa yinjiye mu bwato, maze umwuzure uraza urabatsemba bose. Bizamera nk'uko byagenze mu minsi ya Loti. Icyo gihe abantu bararyaga bakanywa, bararanguraga bagacuruza, kandi barahingaga bakubaka. Ariko umunsi Loti avuye muri Sodoma, Imana igusha umuriro uvanze n'amahindure biturutse ku ijuru, bose irabatsemba. Niko bizamera ku munsi Umwana w'umuntu azigaragazaho. Kuri uwo munsi uzaba uri hejuru ntazamanuke ku nzu ye ngo agire icyo avanamo, kandi uzaba ari mu murima ntazasubira imuhira. Nimwibuke umugore wa Loti. Uwihambira ku bugingo bwe azabubura, naho uzahara ubugingo bwe azabuhorana. Ndabibabwiye, muri iryo joro abantu babiri bazaba bari ku buriri bumwe, umwe azafatwa undi asigare. Abagore babiri bazaba bari hamwe basya, umwe azafatwa undi asigare. Abigishwa niko kumubaza bati: ibyo bizabera hehe Nyagasani? Arabasubiza ati: ahazaba hari intumbi niho inkongoro zizakoranira. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bana b'Imana, duhore twiteguye kandi dusenge, kuko tutazi umunsi n'isaha ibyo bizabera, igihe azagarukira. Amasomo y'uyu munsi aradushishikariza kuba maso, ubwo tujya kuzirikana ku bihe bya nyuma, eschatologie. Ese mukristo muvandimwe, waguhishurira ko uyu munsi ari wo wa nyuma mu minsi yawe ufite hano ku isi, wakora iki? Uvugishije ukuri nk'umukristo wabigenza ute? Aya masomo aradufasha kuzirikana ku isomo rya nyuma, isomo rya nyuma ryo ku isi, ishuri rya nyuma, eschatologie, c'est l'étude de fin dernière, kwiga ibihe bya nyuma, inyigisho ku bihe bya nyuma, amaherezo y'isi, abantu n'ibintu byose bizashira. Dore ko icyaremwe cyose kigira intangiriro n'iherezo. Tout être créature
a un commencement et une fin. Aha, kandi nawe umubyeyi uri ikiremwa, ubwo byumvikane nawe uzarangira. Byari bizabera he? Ibaze nanjye nibaze. Ahasigaye ni ugucunga, ube maso, witegure buri munsi. Igitabo cy'ubuhanga turi kuzirikanaho mu isomo rya mbere nticyamye kudushishikariza ko ubuhanga nyakuri ari ugushakashaka Imana no guhunga ikibi. C'est chercher Dieu et fuir le péché. Bityo tukabona kwitegura neza kwakira Yezu we buhanga nyakuri bw'Imana. Uyu munsi rero muri iki gitabo cy'ubuhanga baratubaza impamvu tutaba maso, niba koko dukurikiye Kristo, niba koko ariwe turi gushakashaka. Rero byakagombye gutwongera ubwenge buri munsi. Umuhanga yagize ati, kuko niba baragize ubwenge bwo gusesengura imibereho y'ibyaremwe, ni kuki batashoboye kumenya hakiri kare umugenga w'ibyo byose? Amen. Hari Imana yaremye ibintu. Iyo turebye ibiremwa by'Imana, byagombye gutwibutsa ko hari uwabiremye, Imana akaba ariyo turangamira. Iki kibazo niwo nanjye kibajijwe. Ni ngombwa rero kongera ubuyoboke ku Mana, niba koko ntegereje ubuhanga bwo budahindagurika, kuko n'umuririmbyi wa Zaburi yabiririmbye uyu munsi ati, uhoraho iteka ryose, ijambo ryawe rihoraho. Amen. Bana b'Imana, nimukomere rero ntimukadohoke, ari nabyo Yezu adushishikariza mu ivanjiri y'uyu munsi. Ubwo Yezu yiteguraga kudupfira, akabanza kurira Yeruzalemu nk'umurwa w'Imana. Yeruzalemu yica abahanuzi, ariko Yezu akaza kuyihanurira kwishira ryayo ryegereje. La ruine de Jérusalem. Ingoro ya Yeruzalemu ko twabyumvise muri iyi minsi, yubatswe imyaka 46 yose, yari nziza itatse bikomeye. Rero yateguraga abayahudi akanyamuneza, iyo bakanayiratana. Ibyo rero byatumye bakomeza kwirara, nyamara ntibibuke ko ikiremwa cyose gifite iherezo, intangiro n'iherezo. Yezu rero mu kuvuga ku bihe bya nyuma aratanga ibimenyetso bibiri bikanganye, ari byo amazi n'umuriro. OF, inondation et incendie. Ubwo abantu bamwe biberagaho ku buryo busanzwe, ngaho nta cyabaye, ngaho kuri iyi si ari iwabo, nguko kurya, kunywa, gushaka, gukora, kwishimisha mu buryo bwose. Nuko rero Imana nayo ikashaka kubibutsa ko hejuru y'ibyo byose hari ishira ryabyo. Ibyo byose bizarangira. Bagize bati, Imana igusha umuriro uvanze n'amahindure biturutse ku ijuru, bose irabatsemba. Kwiberaho mu mudamararo, wishimisha, ariko Imana ukayibabaza. Ese ngewe nta buzima mba mu bw'akavuyo n'akamenyero, routine, nkaba narikubiye isi ndetse n'ibyayo mu mudamararo w'isi, ngaho ntazabisiga. Ese haje umwuzure, inkuba, imiyaga, intambara, ibyorezo, indwara n'ibindi byinshi byangiza isi n'ibiyiriho, aho njya nibuka ko wasanga ari njye bizaza kureba. Nk'ubu ujye wibaza inkuba igusanze mu buhemu, ikagukubita, kandi byaba ikagusanga uri mu bwandavure, uri mu byaha. Ibaze nawe eta waba urimo aka kanya. Yezu nkora iki se? Reka tugaruke gato ku kibazo cy'abigishwa muri iyi vanjiri. Bigaragara ko bagize ubwoba bw'ibihe bya nyuma, dore ko abantu benshi dutinya urupfu rw'umubiri, la mort physique, kurenza urupfu rwa roho, la mort spirituelle. Tugatinya indwara, tugatinya za corona ngo tudapfa, ariko kuri ho tukaba twapfa. Nta masakramentu, nta penitensiya, nta eucharistia tugihabwa, nta sengesho, nta misa, tugakuraho amasengesho n'ubundi woke ku Mana. Nuko ibyaha bicyongera bikisukiranya muri corona ndetse no mu bindi bibazo byinshi. Mbese abenshi bakaba bapfa bahagaze, kandi byaba kubera iki? Gutinya urupfu rw'umubiri. Nyamara ikizwe bavandimwe nuko tuzapfa. Hasigaye gusa kumenya ari ryari ndetse n'uburyo tuzapfa. Uzapfa ute? Abigishwa niko kumubaza bati, ibyo bizabera hehe Nyagasani? Ntawe utagira amatsiko yo kumenya uko bizarangira, uko azarangira. Nuko Yezu arabasubiza ati, ahazaba hari intumbi niho inkongoro zizakoranira. Amen. Tugendeye ku bahanga n'abasesenguzi b'inyigisho za Bibiliya, iki gisubizo Yezu atanze anyujije mu mvugo izimishe, avuga isenywa rya Yeruzalemu no gutatana ku bayituye, dushobora gucyumva ku buryo butatu. Uburyo bwa mbere ni uko ingabo z'Abanyaroma babandi bari barakolonije Abayisiraheli bavuga ko ikirango cyabo cyari inyoni bita aigle, vautour, agaca, kagoma, inkongoro. Izo ngabo rero z'Abaromani zihagarariwe n'umukuru wazo Titus mu mwaka wa 70 zaje gusenya ya ngoro y'Yeruzalemu, bica bamwe abandi barasigara. Ari nacyo nyine Yezu abahanuye mu ivanjiri ati, umwe azafatwa undi asigare. Kwica bamwe abandi bagasigara. Mbese nk'abakobwa 10 bategereje umukwe, bamwe binjirana n'umukwe abandi basigara hanze. Nguko ko abakristo mu itotezwa, bamwe bahakanye Yezu, abandi bakomeza kumwemera no kuba intwari, bemera gupfa, abamaritiri, bahorwa Imana, bahorwa Kristo. Igisobanuro cya kabiri ni imvugo ya Yezu
ishushanya urupfu rwa Yesu. Urupfu rwa Yesu rero no gucungura abantu no gukoranyiriza hamwe abana b'Imana batatanye, guhuriza hamwe, l'unité, rassemblement. Igisobanuro cya gatatu ni uko Imana yonyine ariyo izi isaha n'umunsi ibyo bizabera. Ibihe bya nyuma n'Imana ibizi. Imana niyo mugenga kandi niyo itegeka. Igihe cy'Imana mu kigereki bakita kairos. Ntabwo rero ari kimwe n'amasaha y'abantu, cya gihe cy'abantu cyitwa cyo chronos, nk'uko tubisanga muri Zaburi ya 90 umurongo wa 4. Ku Mana imyaka 1000 ishobora kuba ku bantu n'umunsi umwe, cyangwa umunsi umwe ushobora no kuba imyaka 1000 ku Mana. Uko tubara rero twebwe abantu bitandukanye n'uko Imana yabara, kuko nyine Imana iraturenze, kuko twebwe nyine biremwa dufite intangiriro n'iherezo. Kubera espace et temps, nous sommes situés dans le temps et dans l'espace. Aho turi n'ibihe turimo. Kubera iki? Kuko nyine turi biremwa. Ese mukristo muvandimwe, Imana ije kakubwira ko uyu munsi ariho birangira ibyawe, ibihe bya nyuma navugaga, wakora iki? Wajya he? Imana burya igidutegura ndetse no kuduteguza, ariko ntitubyiteho, tugakomeza mu midamararo. Nuko rero urupfu rwaza tukarwerekeza ku bandi, tukajya ngo abandi nibo bakandida ku rupfu, nyamara nta n'umwe utari umukandida ku rupfu. Babaza bati ninde uzapfa, ngo ntabwo ari njye, ukabihirikira ku bandi. Bazuriya baza nturiya. Aha, wowe se nturi ikiremwa? Witegura ryari rero? Gatigisima Kiliziya Gatolika niwe mpamvu twibutsa amaherezo ya muntu, bya bihe bine: urupfu, urubanza, umuriro ku bakoze nabi, ndetse n'ijuru ku bitwaye neza bakiri hano ku isi. Ariko byose ikita rusange ni impuhwe z'Imana, kandi nyine tukazirikana ko nta ntungane n'imwe ibaho ku isi. Twese turi mu nzira y'ubutungane, turi abanyabyaha, dukeneye kwigorora n'Imana. Rero Imana itunyuza mu isukuriro, muri purgatori, ngo tubone gucya, tuyitunganire maze tuzicare nayo ubuziraherezo dukeye. Ngo umunsi umwe umukobwa witwaga Uwineza, izina niwe muntu ngo yitwaga neza cyane, yari umukristo, agakora ibikorwa by'urukundo byinshi, akitangira abandi pe kandi akabafasha. Ngo umunsi umwe rero yaje gupfa, dore ko ntawe utazapfa nyine, ari abagira neza n'abagira nabi bose bazapfa. Nuko rero ngo bari bamuherekeje bagiye kumushyingura, bose bati subito santa, ngo nawe umutagatifu ako kanya, ngo rwose dukurikije aho amaso y'abantu agera, uriya Uwineza nta muntu yigeze agirira nabi, twese niwe twafatiragaho urugero. Imana imwakire mu ijuru. Ngo Uwineza atagiye mu ijuru nta wundi warijyamo pe. Ubwo Uwineza aho yari ari muri purgatori, yajya kubona akabona abari abarozi, abari abasambanyi, abo yasize ari ibisambo ku isi, abahemu ba ruharwa, abasinzi n'abandi benshi bari kumutambukaho bajya hehe, bajya mu ijuru. Yareba akabona nta kintu we Imana iri kumubwira. Bigeze aho nanjye kuvuga shiruka ubute cyangwa shiruka isoni, yibutsa Imana ati Imana ngiye kutanjyana mu ijuru, urabizi nkiri ku isi sinasambanaga, sinibaga, sinigeze ndoga, ntawe nishe pe, nakoraga ibikorwa by'urukundo, ngafasha abandi nkiri ku isi, nari umuririmbyi, sinasibaga misa, yewe n'amasengesho yandi yose naritabiraga. Koko Mana, kuki umujije isoni bene aka kageni? Abari ba ruharwa bose narinzi bantambutseho bagusanga, bose bari kuntambukaho bampepera, nanjye ngakorwa n'isoni hano muri purgatori. Nkaba ndi kwibaza byinshi kandi ndi kubabarira hano. Nuko ngo Imana iramusubiza iti Uwineza mwana wanjye, wakoze ibikorwa byinshi kandi byiza pe, ibikorwa by'urukundo n'amasengesho waritabiraga byose narabibonaga, ku buryo bwose bushoboka waritangaga, kandi witwararitse wirinda ingeso mbi nyinshi cyane ukiri ku isi. Ariko impamvu ukiri hano muri purgatori ni wowe ndi kugira n'ubundi, no kujya ngo usukure. Nta na rimwe wigeze usenga burya. Igihe cyanjye cyose wafataga ngo ugiye gusenga warakisubizaga we nyiracyo. Wibwira ko nta misa wasibaga, ariko hazaga mu misa aho gusenga ugatangira unegura abandi baryanira inzara, aho kuririmba ngo ndirimbire ukaza wakererewe ngo bakubone, ukaba wanarangaza abandi yewe, ndetse aho kugira ngo abandi basenge akaba aribo barangarira ngo urumugira neza, wagira ngo nibo basengaga. Waheraga mu kureba imyambaro y'abandi, uko abandi baje bameze, ukihatira kubacungacunga no kubagenzura, abakoze nabi, abasibye, abakererewe, bose ukaba uri kubabarura. Warebaga baje gusenga ukabacira urubanza, ngo bariya abasambanyi n'ibisambo, ngo baje guta igihe mu kiliziya kandi baza gutahira mu ngeso mbi. Igihe cyawe ukimara uri kwibaza ku bandi, ubacira imanza, ugatahana ibyaha byinshi birenze uko waje. Wazanye nk'icyaha kimwe ukaza gutaha utahanye nk'ibyaha 1000. Kureba abandi warangiza ukireba nibyo watahiraga. Njye ntiwigeze undeba, nubwo wagaragara inyuma neza, ntiwigeze unsenga, ntiwigeze undangamira. Wahoraga mu kiliziya ariko wibereye ahandi. Kiliziya yanjye ukayisigamo ubuneguranye n'imanza, za manza nyine ahora gucira abandi ku
kugeza n'ubwo utanamenye kuri mu bihe bya nyuma, ngo byibuze wigoreye ku minota ya nyuma, wariraye uridamarira ukumva nkaho washyitse ko nta cyaha ufite. Warashyitse hano ku isi. Uwineza amaze kumva ibyo Imana imubwiye arumvira, nuko amaze no kwisuzuma kuko akumva ibyo Imana imubwiye ariko bimeze, dore ko nyine atanabonye akanya ko kwicuza kuko nyine yumvaga nta cyaha agira. Nuko mu kwiyoroshya abwira Imana ati, ahasigaye naho Imana ungirire impuhwe zawe, ntiwite kuri ubwo buhemu bwanjye, maze ungirire imbabazi unkize unkure muri iyi purigatori. Ngo nuko Imana iramusubiza iti, humura mwana wanjye Uwineza, ntawe ujya mu ijuru adasukuye, adakeye, adakarabye, adatunganye. Aha uri muri purigatori ni ukujya ngo ngusukure neza maze uke, nzakuzamure mu ijuru, ubwirasi bwose bwarakamutse, ubwibone bwose bwarashize, ntawe ukiri gucira imanza. Dore ko biriya bisambo, bariya basinzi, bariya bari indaya, ku munota wa nyuma mbere yuko banyitaba babanje kwihana, basaba imbabazi, baritunganya. Humura rero nabo bari kugusabira aho bari mu ijuru, ntibari guhema kunsaba ngo nkurekure uzamuke ubasange, kuko no ku isi wabaniraga neza. Komeza rero wihangane, utegereze, ubanze uke, mbone kukujyana mu ijuru. Amen, amen. Bakristo bavandimwe, uku kwezi ni ukwezi kwahariwe kuzirikana kuri roho zo mu isukuriro, gusabira roho zo mu purigatori. Iri sengesho ryacu rero tukaryerekeza kuri roho ziri mu purigatori. Buri mukristo wese azirikana ko kiliziya ari imwe itunganye gatolika kandi ishingiye ku ntumwa. Kiliziya ya Kristo rero a 3 dimensions, bya bice bitatu bigize kiliziya ariko byunze ubumwe. Hari kiliziya y'abakiri mu rugendo, ari twebwe abantu nyine abakristo ubu ngubu turi mu bihe bya nyuma. Hari na kiliziya mu purigatori, ya yindi iri mu isukuriro, abarimo bakeneye amasengesho yacu. Ndetse hari na kiliziya y'abatsinze, abageze mu ijuru, abandi badoma kudusabira, bagasabira na roho ziri mu purigatori, abari gusabira Uwineza n'abandi bose bakiri muri iryo sukuriro, ngo Imana ibasukure. Purigatori, purgare, lavement, lave, gukaraba, gucya, koga, gusukura. Ubwo bumwe bwabo batatu bagize iyo kiliziya bugatwibutsa ko tutagomba kwirara ngo twarashyikiriye, ahubwo ko ibihe bya nyuma bitungurana, ko tugomba guhora turi maso dutegereje nde? Yezu Kristo. Babyeyi, umunyarwanda yise umwana we ati, ntawe uruhunga, ntawe umenya umunsi, ntirwiyahurira, ntirugira imbabazi, n'andi mazina menshi atwibutsa ko iminsi dusigaje hano ku isi utayimenya, utayizi, ko ishobora kuzagutungura. Kandi byaba ahubwo icyiza ko ari uguhora witeguye, utarebera ku bandi, nta bandi ucira urubanza, kuko ntiwamenya icyo buri muntu avugana na Yezu ku munota wa nyuma. Rero bakristo bavandimwe, ni ukuba ku isi nk'abazayivaho ejo, tugategura ijuru nk'abazaribamo ubuziraherezo. Amen. Imana ibaho umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.